uyu muntu ni ntamuha gasopo n'abagenzi be barakomeza kugira ngo narasinziriye. Ndagira ngo mbibutse ko ntarasinzira, ndacyareba, ndacyumva, ndacyabona, ndasoma, kandi tageti yanyu ndanayizi. Ntabwo ibyo bintu ntabwo muzabishobora, ntabwo bikunda. Nyuma y'aba bantu bandwanyaga, uyu munsi barumva bidahayije kuba narabahunze. Nge narabahunze, naravuze ni reka nje gushaka amahoro kuko ntayo nabonaga. Ndavuga reka mbasigire izo content, reka mbasigire buri kimwe cyose, reka mbasigire izo mpano, turebe ko muzifasha, muziteza imbere, mufasha abo bana b'abajene bazi kuririmba, mu bazamure. Ubu se bimeze gute? Uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi ndababaje bimeze gute? Abo baturage bakennye, abo baturage mugene mubakorere ubuvugizi. Abo baturage bashonje mubakorere ubuvugizi, mubagaburire. Murabikora? Nahisemo rero ngiye kugira gute kubahunga. Niba umuntu nka minisitiri w'urubyiruko ushinzwe urubyiruko, ushinzwe guteza imbere urubyiruko, gufasha urubyiruko, ajya kuri kamera na mikoro akavuga ngo mwabana mwe ngo ntimuzongere kuvuga kuri big energy, ngo buriya ngo bari abantu ngo baba bafite amakuru. What's the meaning of that, man? Uri muranyica mu bundi buryo, uri murabwira abantu ngo yo ibyo bintu, ayo ni amakosa inzego zagiye zinkorera, ndacyabivuga. Ariko ko zabikoze, nuvuga ngo inzego zabikoze tugende kuri personalities, abantu bahawe ububasha bw'ibyo bintu. Abantu bahawe ububasha bw'ibyo bintu. Ariko ndacyabibasubiriramo, njyewe Yago, igihugu cy'u Rwanda ndagikunda, nicyo mvukamo, nzagikorera, sinzakivuga nabi, sinzanakigambanira. Ariko kandi wowe urwego urwo ari rwo rwose waba ukorera, hari umuntu nabonye ejo bundi apostinga avuga ku bijyanye na Visit Rwanda n'ibindi bintu dufite bikomeye. Rero nkiraho, urwego urwo rwose waba ukorera umuturage, ukorera abaturage, ntago wikorera. Rero kuvayo ukagenda ukajya ukabwira abantu ngo big energy, ubusa abafana ba Reyo nta gatsiko, ubusa abafana ba, uretse ko umuntu aba yaracecetse, uretse ko ngenda nayibabwiye ngenda umunyamahoro. Iyo nza kuba ntari umuntu w'umunyamahoro ukunda amahoro, abenshi baba bari imageragere, kuko ngewe mfite ibimenyetso. N'uyu munsi ndacyafite ibimenyetso by'ibyo mwankoreye. I Kigali ntari abantu mwagiye mwishyura se ntibavuye bakabivuga, bakavuga ko mwabishyuye kugira ngo bakore ibyo bakora. Abo bagore bose ntibabavuyemo bakavuga ko mwabishyuye kugira ngo baze babeshye ko nabateye amada. Ibyo bintu byose. N'uyu munsi rero nagiye, n'uyu munsi ntakiri mu Rwanda, n'uyu munsi navuze ni reka mbarekere showbiz yanyu, reka mbarekere umujyi wanyu, reka mbarekere. No. So uyu munsi rero ikintu gitumye ngaruka no kuri ibi bintu byose, ikintu gitumye ngaruka kuri ibi bintu byose mbabwiye, ndifuza ko umuntu niyo waba uri umu influencer ungana gute, niba udafite ikintu cyiza cyo kuvuga kuri Yago n'ibyo yakoze, icecekere. Niba nta kintu cyiza ufite kuvuga kuri Yago n'ibyo yakoze, niba nta murimo mwiza ubona Yago yakoze, ukareba mu mboni zawe ukabona nta murimo mwiza Yago yakoze, wamushimira. Irinde no kugaya ibyo utazi, kuko ubwo niba utabona ibyo yakoze cyangwa ibyo akora, irinde no kugaya ibyo utazi, cyangwa wirinde gushotora ibyo utazi. Irinde kugaya ibyo utazi, irinde gushotora ibyo utazi. Niba nta byiza uwo muntu afite, ukaba wumva nta byiza wamuvugaho, nta n'ibyiza umubonaho, ibi byo urabikurahe? Kuki wumva ari byo wamenshoninga, kuki wumva ari byo washyira ku karubanda niba nta byiza afite? So njyewe ndagira ngo nongere nihanize umu influencer cyangwa aba influencers abari bo bose bashobora kwitwaza amafoto njye na postinze yanjye bwite natanze kuri social media ku bantu banjye, ku bantu bankurikirana, ngo ni Instagram,
TikTok, Twitter, WhatsApp. Ko ngewe ntago nkoresha Facebook. Narabibabwiye ko ari imbuga ntakoresha, ngiye nkoresha YouTube, nkakoresha TikTok. Ubu TikTok nyiriho ni big energy. Gende muri big energy. Yago TV show, Yago pondat, big energy. Iyo iriho profile picture meze gutya nambaye ishati ya yellow. Meze gutya. Niyo official TikTok account yanjye. Shiraho uduce dutoya tw'ibiganiro mba nakoze, nkanashyiraho n'utu video tw'umuziki wanjye. Ariko ubu ngiye gutangira no guhostinga ama live yo kwifashiriza impano. Hari impano ziba zitaboneka kuri radio na televiziyo kubera ko birahenze, ariko zikaba zabonekera kuri TikTok. Hari impano zishobora kuba zitabonekera kuri radio na televiziyo, ariko zikabonekera kuri TikTok. Turimo turategura neza TikTok no kwishakira izina. To be a TikTok jazz, ariko iri y'umumaro ifasha young talents, ifasha abana bakiri bato, ifasha abajene bari talented. Kubera ko ubu twagiye kure, hari abo ntazajya mbona uko mbagera, ariko TikTok sajya ibikora. Ubu ngubu dufite application dushaka kunyuzaho ubutumwa bwacu, dushaka kunyuzaho message zacu kandi zikagera kure abantu bakazumva. So ikintu gitumye ngiye uyu munsi rero nongera kugaruka kuri kamera, ariko kandi ngira ngo nihanize abantu bazanyiyitirira kuri za Facebook bakabiba n'izindi mbuga. Nge ntago niba abantu, nitwa Nyarwaya Innocent ku byangombwa byanjye. Hanyuma nkaba nkoresha amazina atandukanye ajyanye na stage. Nkaba nkoresha izina rya Yago Pondat. Mfite YouTube channel ya Yago Pondat. Mugere mukore subscription. Imana ibahe umugisha, murimo muriyongera. Imana ibahe umugisha. Indirimbo yitwa Elo mwarayikunze. Yo, 130. May God bless you in 1 month. May God bless you. Ngenda bizi irami barenda yizi nzikisobanuye. Imana ibamere umugisha. Imana ibamere umugisha. I am grateful kuri zira views kabisa. Imana ibamere umugisha. Ngenzi icyo bisobanuye biriya mubona, birangiye nzi icyo bisobanuye. Abantu mwese murimo kwiyandikisha kuri Yago Pondat. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nababwiraga imbuga nkoranyambaga nkoresha YouTube, TikTok, IG cyangwa Instagram, Twitter ndetse na WhatsApp ndetse na Snap. Sizora ngo 3. Oya, Threads ntago nyikoresha. Ngewe hari reka mbabwize ukuri, sinigize mfungura account ya Threads. Ngewe Threads cyagiye hahi ahantu hose ngabantu bafunguye ama Threads ngibiki. Ntago nigize mfungura iyo account. Na TikTok maze amezi arenga nka 5 nyigiyeho cyangwa 6 gutyo nyigiyeho. TikTok ntago nayibagaho, nuko nageze Uganda ngasanga abantu ba Uganda barayikoresha sana, na application bakoresha sana, ibintu byose ni TikTok hano. Nuvuga ngo ushaka kuvuga business ni TikTok. Ushaka umva Uganda application, nushaka kumenya amakuru, ibiri Uganda. Nta sinzi ko ari kinyamakuru wasomaho amakuru wabona amakuru wabona kuri TikTok ya Uganda. Yo, Uganda TikTok is very active. Oh my goodness, very active. Bari hejuru cyane, baraturusha. By the way, baraturusha. Uganda baraturusha gukoresha TikTok. Icyaro mu byaro sanga abana bazi TikTok. Bazi kandi nayo ibintu byose bibera. Yo. Izo nizo mbuga nkoresha. Threads zero nabonye abantu bose bahurura biruka. Nakwibuka ko bagiye gucuruza amazina yabo. Nakwibuka ko barimo gutanga amazina yabo ku bakire. Hishingiye ama application. Ndeba ukuntu bahurura. Ndavuga n'izindi nazo hari igihe ngiye buriya rero nanabishoboye mbonye n'ibiceri ntabwo mwakongera kumbona. Nge mbonye ibiceri shaka. Hehe IG. Hehe YouTube. Hehe Snap. Yo. Mbonye ibiceri shaka. Ntago mwakongera kumbona, subizanya namwe ugiraga comment ngagusabo. Mwajya muvuga ariko uyu muntu yabaye ikira, ariko uyu muntu abahera, hazagize umukiri unyishingira akanyera ibice.
rimwe ngira ngo nzabyuka mpite mbabwira ati imbuga nkoranyambaga zanjye zose nzishyize ku isoko, uwo muntu yabonekara icyo giciro, uwo muntu yabonekara kuko nshyize imbuga nkoranyambaga zanjye zose ku isoko. Urugero mfashe nka Instagram y'ibihumbi 486, nkafata YouTube y'ibihumbi 752, nkafata Twitter y'ibihumbi 187, nkafata izini nizera, nkafata Yago pondat ifite ibihumbi 70 na bingahe y'abasubscribers, nkavuga ati izo mbuga zose ngiye guhita nzigurisha. Na TikTok y'ibihumbi 37, nahita mvuga ati ubu kano kanya mbonye umushora, mbonye umukire ushaka kugura, ngiye guhita nshyira ku isoko, mwumva ibiceri ukuntu byaba bingana. Rero ni ukuvuga ngo Yago TV show yonyine 2020 kangahe yari ihagaze ibihumbi 500 by'idolari, kuko yari ifite ibihumbi 500 by'abasubscribers. Rero ubwo yari ihagaze ibihumbi 500 by'idolari. Byumve neza, nuvuga ngo channel y'ibihumbi 500 ngo ni Yago, ndimo ndivuga ko yanjye agaciro nyiha ibihumbi 500 subscribers, ngewe nyibarira ibihumbi n'ubundi 500 by'iki by'idolari. So ubu none turi ibihumbi 750 na dushyize ku isoko za IG zaki zose, dushyizemo za Yago pondat ba. Ubwo haba harimo n'umutungo uri kuri izo channel, mwibuka kuri izo channel ziri umutungo uhenze, hariho suwejo, hariho ingoma zanjye, nyine mvuze ati ngengeye gusiba ikintu bita online internet, ngiye kwihingira, ngiye kwiyororera, cyangwa se nkabigurisha nkongera ngatangira ibindi bushyashya. Byose sinaba byemerewe cause I am a brand. Ndabyemerewe. So ni ukuvuga ngo byibuze ni nk'ibihumbi 700-800. Hari umukire wayampa, cyakoze abazungu ayo mafaranga bayaguha, abazungu bayaguha kuri abazungu bayaguha, ariko hari umukire w'umwirabura ibyo biceri wabimpa. Hari umukire wampa ibihumbi 800 ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose. Niba uhari yazane cyane ni box tuvuge ibihumbi 800 by'idolari. Sha kabisa, ubundi ibiriya bintu byose ukabikoresha icyo ushaka. Ibihumbi 800 bibonetse, sha niyo mama bati rimwe nzabyuka, kuko cye ibiboro bya social media bituma umuntu aba nuko abo bahanzi bose babibahisha, nuko abo ba influencers babibahisha, nuko abo ba slay queens babibahisha, nuko abo banyamakuru babibahisha, nuko abo bakinnyi babibahisha, nuko abo bayobozi babibahisha. Nabo ikintu bita social media muzi ikintu bita social media ahantu kigeze abaperezida, aribo bantu dukunda twubaha, cyangwa aribo bantu dutinya, cyangwa aribo bantu nyine muzi ahantu